United Nations philosophy is a Luciferian philosophy based on the writings of Blavatsky and Alice A. Bailey, embellished and driven by the Jesuits like Pierre Teilhard de Chardin and others. Filozofiya y'umuryango w'abibumbye ni filozofiya ya Lucifer ishingiye ku nyandiko za Blavatsky na Alice Bailey. Yasigirije kandi iyobowe n'abajesuiti nka Pierre Teilhard de Chardin n'abandi. Si igihe kinini gishize uyu mupastori abajijwe n'abanyamakuru bo ku kinyamakuru cyitwa Adventist Media Connect ikibazo cyerekeranye n'uburyo itorero ry'Abadventiste riregwa kugirana isano ikomeye n'umuryango w'abibumbye, umuryango ukomeye afata nk'umuryango ushingiye kuri filozofiya ya Lucifer bitewe n'abawushinze ndetse n'inyandiko uyu muryango ugenderaho z'abajesuiti. Walter Veity yakomeje avuga ati: mbese itorero ryanjye nanabivugiye muri Australia, mbese itorero ryanjye mu nama y'inteko nkuru rusange ryaba ryaremeje ko twaba bamwe mu bagize umuryango w'abibumbye? Igisubizo ni oya, nta cyemezo nk'icyo kigeze gifatwa. None se abantu runaka bo mu myanya yo hejuru mu itorero, wenda bo muri za njyanama runaka cyangwa se abari bo bose ku rwego rwose, baba barafashe icyemezo cyo gukora ibyo bintu bakabitorera ubwabo? Igisubizo ni yego, kuko bari muri ibyo bintu. Icyo ni ikibazo cyabo. None se njye nshobora kubikoraho iki? Mbese nava mu itorero ryanjye kubera ko abantu runaka bo muri njyanama y'itorero bafatiye icyemezo ikintu runaka kidahuye na Bibiliya? Wenda reka mbivuge mu buryo bweruye, ntekereza ko hariho imyanzuro y'abanyakomite, reka mvuge nko mu gihe cya COVID, itari iri mu nyungu z'abantu b'Imana. None se ngomba kuva mu itorero ryanjye kubera ko akanama kemeje ibyo bintu? Igisubizo ni oya, singomba kuva mu itorero ryanjye kuko hari kuzishungura. None se ninde ugiye kuzakora ishungura? Si jyewe, ahubwo ni ubuhamya budakebakeba bugiye kuzakora ishungura, maze ibirutsi bisohoke hanze y'umunwa wa Yesu. Azaruka hanze abatari bakwiye kuba hano, kandi umwuka wera abigaragaza neza. Ni amagambo akomeye cyane ari kuva mu kanwa k'umusaza w'umupastori w'umudivantiste Walter Veity, ubwo bari bamubajije aho itorero ry'Abadivantiste rihagaze ku byerekeranye no kugirana isano ndetse no kuba muri gahunda z'abanyamuryango b'umuryango w'abibumbye. Aravuga ati: ndabihamya neza ku maguru yombi y'uko itorero ry'Abadivantiste nk'inteko nkuru rusange batigeze bicara ngo batorere kandi bemeze ko itorero ry'Abadivantiste rikwiye kuba muri gahunda z'umuryango w'abibumbye. Atahubwo icyabaye ni uko bamwe mu bagize imyanya yo hejuru mu itorero ba kera bari muri za njyanama z'itorero ari bo bicaye bakiha ububasha bwo gufata itorero bakarijyana muri izo gahunda z'umuryango w'abibumbye bitewe n'impamvu runaka. Uyu musaza ababaye cyane yahise avuga ati: none se nabikoraho iki? None se mve mu itorero ngo nuko abantu runaka bo mu myanya yo hejuru mu itorero bafatiye icyemezo ikintu nizera ko kidahuye na Bibiliya? Uyu mupastori ahita avuga ati: ishungura rizakorwa n'ubuhamya budakebakeba bw'umugabo wo guhamya niryo rizakora akazi, maze ibirutsi bijye hanze y'umunwa wa Yesu. Ati: iri torero rizasigaramwe abantu bakwiye kubaha ahantu koko. Abizera b'Abadivantiste bafuhira ukwizera gushingiye kuri Bibiliya no ku mahame y'ukwizera kwabo bamaze iminsi basaba ubuyobozi bw'itorero gukura itorero muri gahunda zose zerekeranye n'imiryango y'isi idahuye n'ukwizera kw'iri torero, by'umwihariko umuryango w'abibumbye, ndetse no kwirinda kuba mu nama z'impuzamadini n'indi miryango yose y'isi. Muri ubu busabe bwabo bagaragaza neza ko abizera bagenda bagambanirwa n'iyo mikorere, maze bagasaba ubuyobozi bw'itorero ko imikoranire yose igamije guhuza itorero ry'Abadivantiste n'imiryango ya politike cyangwa indi yose idahuye n'ukwizera kwa Kidivantiste yahagarikwa. Umuryango w'abibumbye watangiye mu mwaka w'1945, kuri ubu ukaba ugizwe n'ibihugu 192. Uyu muryango ujya kubaho wari ufite intego zikurikira: iya mbere, wari ufite intego yo gukumira ibikorwa byose bigamije guhungabanya umutekano w'ibihugu biwurimo. Intego ya kabiri kwari uguteza imbere imibanire myiza y'ibihugu ishingiye ku ihame ry'uburinganire bw'abantu imbere y'amategeko. Kandi intego ya gatatu ni ukugera ku bufatanye mpuzamahanga nyabwo, hakemurwa ibibazo bishingiye ku bukungu ndetse n'ibindi. Mu ntego z'uyu muryango
nta kintu cyo gusenga Imana rurema yo mu ijuru kirimo, ahubwo ni gahunda z'isi na politike yayo. Kubw'ibyo rero abadventiste barasaba ubuyobozi bw'itorero kwitandukanya na gahunda z'uyu muryango, itorero rigakora gahunda zaryo n'umuryango w'abibumbye ugakora izawo. Mu gihe dutanga aya makuru turifuza kubisobanura neza, ntabwo itorero ry'abadventiste ari abanyamuryango b'uyu muryango nk'uko ibihugu bimeze muri wo, ahubwo icyo ubuyobozi bw'itorero bukora ni uko bugira ababuhagarariye mu nama z'uyu muryango, bukitabira inama, maze abo bayobozi bakitabira inama zawo, bakohereza abajya guhagararira itorero ry'abadventiste muri uyu muryango hagendewe ku kureba iby'umudendezo wo kwishyira ukizana kw'itorero ry'abadventiste ku isi, iby'imfashanyo n'iby'uburenganzira bwa muntu. Itorero ry'abadventiste rijya mu nama z'uyu muryango riri mu cyiswe NGO, Non-Governmental Organization, cyangwa se umuryango udashingiye kuri leta. Uyu munsi nk'uko bigaragara ku rubuga rwitwa www.adventistliberty.org, uhagarara itorero ry'abadventiste muri Loni cyangwa se mu muryango w'abibumbye yitwa Dr. Eli Hale, akaba rihagarariye muri New York na Geneva. Wakwibaza uti kuki itorero ryitabira inama za ONU? Barabisobanuye kuri ruriya rubuga tumaze gusoma rw'itorero, bavuze yuko baba biga ku kuntu umudendezo w'idini warushaho kuboneka, mbese itorero rikarushaho kugira umudendezo mu byo ribwiriza n'ibindi. Ibyo rero nibyo abadventiste bari gusaba ubuyobozi bw'itorero, bavuga bati ntabwo ubwo bumwe n'umuryango w'abibumbye tubushaka. Iki kibazo gikomeje kuzamuka ku buryo hari n'abizera bo ubwabo bandikiye ubuyobozi bwa Loni, bo ubwabo babusobanurira ko ibyo kwizera kwa kidventiste bitagomba kugira aho bihurira n'imiryango yiga ku bibazo by'isi. Nkwaye ikaze muri iki kiganiro gikomeye tugiye kurambura. Turagifunguye ngo nawe niba bishoboka utanga igitekerezo cyawe ushingiye ku mudendezo wawe nk'uko bisanzwe ndetse no kwizera kwawe. Itorero ko riri mu isi, ryaba mu isi ridafitanye ubumwe n'ab'isi, ryaba mu isi ridakemurirwa ibibazo n'ab'isi, rifite ibigo by'amashuri, amavuriro, amaresitora n'ibindi, kandi ibyo byose biri muri za guverinoma z'isi zikorera mu isi. Ni gute ryabana nazo? Ku rundi ruhande kandi wibuka ijambo ry'Imana riravuga ngo ntimukifatanye nabo mudahuje kwizera, by'umwihariko mu byerekeranye no kwizera. Urabyumva ute rero? Nkwaye ikaze, reka tuganire. Nk'uko bisanzwe uri kumwe na Jacques Lameke, kandi muri kiganiro cy'ubusabe bw'abizera basaba ubuyobozi bw'itorero ko bahagarika ubumwe bagirana n'umuryango w'abibumbye. Tuguhaye ikaze. Filozofiya y'umuryango w'abibumbye ni filozofiya ya Lucifer ishingiye ku nyandiko za Blavatsky na Alice Bailey, yasigirije kandi iyobowe n'abajesuiti nka Pierre Teilhard de Chardin n'abandi. Njye ubwanjye noherejwe mu nama mpuzamadini nk'umuntu wari uhagarariye itorero ryacu, maze muri iyo nama barabaza bati, yari yabereye mu nyubako nini ya Sena, maze muri iyo nama barabaza bati ninde washyigikira ko hashyirwaho amategeko y'imyitwarire muri iki gihugu? Ibyo byaberaga ubwo muri Afurika y'Epfo. Amaboko yose yarazamuye uretse ayanjye. Bahise bandeba nk'aho nari mvuye mu wundi mugabane. Wavuye hehe ubu ngubu? Bahise bambaza bati wowe uri mu ruhe ruhande? Narababwiye nti murabizi, njye noherejwe n'itorero ngo nze numva ibyo muvuga. Njye rero sinshobora gutorera iyo ngingo mu cyimbo cy'itorero ryanjye, mu gihe itorero ryanjye ridafashe icyemezo kuri iyo ngingo. Njye sinshobora kubikora, rero sindi butorere. Njye ndi hano ngo numve kandi nitegereze ibyo muvuga. Ariko nanjye reka mbabaze ikibazo. Nababaje iki kibazo gisobanutse nti nimutorera ingingo y'icyumweru nkabyanga, ni iki muri bukore? Barambwiye bati niba uri mu ruhande rw'umuryango wacu tugomba kuba twiteguye kukurinda, ariko niba utari mu bwako kurinda nyine sinkeneye ubwo burinzi kuko mfite uburinzi bwiza cyane. Ikibazo cyacu ubu ni uko asinziririye mu bwato.
Hello Yesu, kubera icyo usinziririye mu bwato, ntubona ko inkubi y'umuyaga irimo kudukoza hirya no hino? Mbese ushobora gukanguka? Turakwinginze, turarimbutse kandi ntacyo uri kubikoraho. Igihe cy'Imana si cyo gihe cyacu. Rimwe na rimwe ireka ikintu kikera kikageza ubwo kibora. Mbere y'uko agira icyo akora, sinizera ko twakagombye kuba mu muryango w'abibumbye, sinizera ko twakagombye no kuba mu nama z'impuzamadini, ariko niba abantu runaka bo mu myanya yo hejuru bakoze ibyo bintu kandi bakanca mu by'ukuri, ntabwo bazampagarika kuvuga. Nari ndi mu gihugu cy'Uburayi maze perezida arantelefona arambaza ati, niba icyo uri gukora ntabwo uzi yuko waciwe? Naramusubije, nturabizi, naciwe mu matorero, sinaciwe mu kuvugira muri sale cyangwa kuza muri iki cyumba. Arambaza ati, none se niba icyo uri kuvugaho? Naramusubije nti, niba ushaka kubimenya ngwino ubyumve, ariko nturi bumpagarike kuvugira muri iyi sale. Hashize igihe gito y'abavugabutumwa bakomeye b'itorero basabye ubuyobozi bw'itorero ry'Abadiventiste guhagarika imikoranire yabo n'imiryango y'isi idafitanye isano no kwizera kw'itorero. Abo bavugabutumwa barimo umudogiteri wamaze igihe kirekire akorera ikigo cy'itorero cyitwa ADRA. Uyu mudogiteri akaba yitwa Dr. Conrad Vine. Ku mwanya wa kabiri mu batanze ubu busabe ni umuvugabutumwa witwa Pastor David Gates. Uyu muvugabutumwa ni umumisiyoneri wazengurutse isi yigisha iby'ubuvuzi bwa Kidiventiste, iby'uburezi bw'iri torero n'ibindi. Sabo gusa, hari n'abandi barimo Walter Veiti, uyu nguyu, ndetse na Pastor Randy Skiti bagiye bagaragaza ko nta mikoranire ikwiye kugaragara hagati y'iri torero ryasigaye n'umuryango w'abibumbye. Nubwo twavuze abo bantu b'abavugabutumwa ku giti cyabo, ntitwabura kuvuga itorero ry'ibanze ry'ubwaryo ryafashe umwanya rikandikira ubuyobozi bw'itorero ku rwego rw'isi ribasaba guhagarika imikoranire yose ubuyobozi bw'itorero bufitanye n'imiryango ifatwa nk'iy'isi. Iryo torero ryitwa Newport, niryo muri Amerika. Mu ncamake tugiye kubagezaho ibyo bandikira inteko rusange ry'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Ntujye kure. Iri torero rya Newport baranditse bati, ku buyobozi bw'inteko nkuru rusange y'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi kwa 17 z'ukwa 11 2025, diviziyo y'amajyaruguru y'Amerika, konferanse y'amajyaruguru, twebwe itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi rya Newport ryo muri konferanse ya Columbia, turajuririra ku buyobozi bw'inteko nkuru rusange ngo bongere gutekereza neza ku ngingo zimwe na zimwe ziri kutugiraho ingaruka, atari ku isi yose gusa, ahubwo no mu buryo bw'itorero ry'ibanze nk'igice kigize umwe ku mubiri wa Kristo. Ikibazo nyamukuru kiduhangayikishije ni ubufatanye n'umuryango w'abibumbye, uw'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS n'indi miryango ya politike cyangwa y'isi. Muri iyo baruwa ndende iri torero ryo muri Amerika ryandikiye inteko nkuru rusange bakomeje bavuga bati, ibigaragara ku mbuga zacu cyangwa se website zacu bitigeze bitorwa kandi ngo byemezwe n'intumwa zivuye hirya no hino ku isi mu nteko nkuru rusange, bigaragara ko bikomoka kuri izi mpuzamashyirahamwe. Bakomeje basaba bati, none bayobozi, ubwo ibyo bintu biri ku mbuga zacu bitigeze byemerwa n'ihuriro ry'Abadiventiste bavuye ku isi ngo babitorere byemezwe, turasaba ko byakurwa ku mbuga z'itorero ryacu kandi mugahagarika imikoranire yose ishingiye ku miryango ya politike, iy'umuryango w'abibumbye, y'agashami k'umuryango w'abibumbye kita ku buzima OMS n'indi miryango ya politike. Bamaze kwandika ibyo, munsi yaho batanze isomo babishingiraho ryo mu rwa kabiri rw'Abakorinto, igice cya 6 ku murongo wa 14 kugeza umurongo wa 18, ahavuga ngo, mbese umucyo n'umwijima byabana bite? Urisome mu buryo burambuye. Bashaka kugaragaza ko umucyo ari itorero abafite ubutumwa bw'Imana, kandi umwijima ko ari imiryango idashingira ibyo bemera kuri Bibiliya. Tinda ku magambo tugiye gusoma, iri torero ryakomeje ryandika. Nyuma y'ibyo baranditse bati, twebwe nk'itorero ku rwego rw'isi twakoranye n'umuryango w'abibumbye kuva mu cya 1985, maze batanga linki ibyerekana neza. Baravuga bati, rwose ayo masezerano, ayo makosa ntitwayagereka ku buyobozi bw'itorero bw'iki gihe,
ayo makosa yakozwe n'ubuyobozi bw'icyo gihe ntitwayabagerekaho bayobozi, ntitwayabarenganiriza, ariko namwe nimukora uruhare rwanyu muhagarika iyo mikoranire y'imiryango igaragara neza ko intego zayo ntaho zihuriye n'ijambo ry'Imana. Bakomeje babwira ubuyobozi bw'itorero bati, ubu bufatanye bw'isi bushobora kuba aribwo bwabaye impamvu nyamukuru yatumye bamwe mu bakozi bacu b'itorero ndetse n'abavugabutumwa bigisha ukuri kwa Bibiliya, harimo n'ubutumwa bw'abamarayika batatu, birukanwa bagahagarikwa, kandi ibintu byinshi by'isi byarazanywe mu itorero n'ubuyobozi bwa kera. Ni ibaruwa ndende itorero rya Newport, itorero ryemewe n'itorero, ryandikiye ubuyobozi bw'itorero ry'Abadiventiste ku isi yose. Nyuma y'ayo magambo barasinye hari ku itariki ya 17 z'ukwa 11 muri 2025 mu mpera z'umwaka ushize. Nushaka gusoma neza iyi baruwa uzajye ku kinyamakuru gikunda kwandika ku itorero ry'Abadiventiste cyitwa Fulcrum. Iyo nkuru uzayibona kuko tutayirangije, binyuze mu cyiciro cyitwa umudendezo w'idini. Abasesenguzi benshi bagaragaza ko ibi byose ariho byagiye bikomoka, nyamara itorero ry'Abadiventiste rigaragaza ko iki cyiciro cyagiyeho hagamijwe kurengera umudendezo w'umutimanama w'abizera n'ibindi. Ibyo rero nibyo iri torero ryagaragaje ryandikira inteko nkuru y'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi ku isi yose. Wumvise iki kiganiro utari umwizera w'itorero ry'Abadiventiste, si uko Abadiventiste birata cyangwa se ngo biyemere, ahubwo nuko ibyo bizera bitandukanye n'iby'abandi bizera. Nk'urugero, ntibemera Pasika, ntibemera Noheli, ntabwo bemera ko ikiremwa muntu kigomba gusenga Imana rurema kiruhuka ku munsi wo ku cyumweru, umunsi wa mbere w'icyumweru. Abadiventiste ntibemera ikintu cyose kidahuye na Bibiliya, nubwo cyaba kivuzwe n'ubayobora ku rwego rw'isi. Iri torero ryakomotse ku bakurambere bashingiraga ukwizera kwabo kuri Bibiliya, ndetse no ku kwizera kw'abakurambere babo babaye abambere mu mahame ya Giprotestanti, amahame yarahuye neza na Bibiliya. Abo bakurambere b'iri torero bahoraga bavuga bati, ntimukifatanye nabo mudahuje kwizera. Ellen White yigeze kwerekwa ikintu gikomeye gishobora kuzatuma amahame twizera amanurwaho gatoya. Yigeze kwerekwa n'Imana amagambo akomeye kuri iyi ngingo, maze Imana iramubwira iti, Ellen, aya magambo yandike kugira ngo abizera b'Abadiventiste n'ubuyobozi buzayabone hakiri kare. Ayo magambo yaje kwandikwa mu gitabo cyitwa Ubutumwa Bwatoranijwe, umugabane wa 2 kuri paji ya 309 ati, neretswe itsinda ryari rifite izina ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, batangaga inama kw'ibendera cyangwa ikimenyetso gituma tuba abantu bihariye, kidakwiye gushyirwa ahagaragara, kuko bavugaga ko atari gahunda nziza yatuma ibigo byacu bigera ku ntego. Tinda ku magambo tumaze gusoma, ndongera nyasubiremo yiteho cyane. Neretswe itsinda ryari rifite izina ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, batangaga inama kw'ibendera cyangwa ikimenyetso gituma tuba abantu bihariye, kidakwiye gushyirwa ahagaragara, kuko bavugaga ko atari gahunda nziza yatuma ibigo byacu bigera ku ntego. Yarakomeje arandika ati, iri bendera ridutandukanya n'abandi rigomba kujyanwa mu isi yose kugeza ku iherezo ry'igihe cy'imbabazi. Niba wumvise neza amagambo tumaze gusoma, dusomye ko nta cyaha kirimo mu kuzamura ibendera cyane ridutandukanya n'abandi. Ubwo mu yandi magambo, ibyo twizera nubwo byaba bidahuye n'iby'abandi, ntitugomba kubiceceka cyangwa ngo tumanure amahame gakeya, amahame twizera. Kimwe mu bintu bikomeye Imana yeretse Ellen White cyagombaga gutuma itsinda rimwe ry'iyita Abadiventiste ngo rimanura ibendera ridutandukanya n'abandi, ngo ni ibigo by'itorero. Yeretswe abantu bavugaga ngo turamutse tuzamuye ibendera ridutandukanya n'abandi, ngo ibigo byacu ntibyagera ku ntego. Ubwo mu yandi magambo, abo bantu bagomba guha agaciro ibigo by'itorero kugeza ubwo babisumbisha ubutumwa budasa n'ubw'abandi dufite, harimo n'isabato, maze bajya kubwiriza bakajya babanza kureba niba ibigo by'itorero bitazahura n'ikibazo. Walter Veith aravuga ati,
itorero ry'Abadiventiste ry'ubwaryo ntabwo ryigeze ryicara ngo ritorere kujya mu nama no muri gahunda z'umuryango w'abibumbye. Aravuga ati abantu runaka bo ubwabo nibo babikoze, kandi n'iyi baruwa yanditswe n'itorero rya Newport bavuze kuri iyi ngingo. Baravuga bati ibyo bintu biri ku mbuga zacu bitigeze byemezwa n'ihuriro ry'Abadiventiste bavuye ku isi yose, turasaba ko byakurwa ku mbuga z'itorero ryacu. Bati kandi mugahagarika imikoranire yose ishingiye ku miryango ya politike n'indi yose idahuye no kwizera kwacu. Iri torero rirabwira ubuyobozi bw'itorero buriho buriti bayobozi bacu, ntabwo ayo makosa twayabagerekaho kuko atari mwe mwayakoze, ahubwo yakozwe n'abari bayoboye itorero ahagana mu mwaka w'1985 baduhuza n'umuryango w'abibumbye. Bakavuga bati rero ubwo tuvumbuye ko twatandukiriye, nimudufashe mu bidukuremo, mukura itorero ku masano yose rihuriyeho n'imiryango ya politike kuko bidahuye n'ibyo twizera. Icyiciro cy'umudendezo w'idini nicyo cyavuzweho cyane muri iyi baruwa nk'umuhuza w'iyo miryango ndetse n'itorero. Dusoreje iki kiganiro cyavugaga ku busabe bw'abavugabutumwa n'itorero ryo muri Amerika bari gusaba ubuyobozi bw'itorero ry'Abadiventiste guca isano yose rifitanye n'umuryango w'abibumbye n'agashami k'umuryango w'abibumbye kita ku buzima OMS ndetse n'indi miryango yose idahuye n'ukwizera kwacu. Wabanye na Jacques Lameke muri aya makuru. Gira amahoro, Imana ikurinde.